Ndi papa Sava. Ndafiwa yaheze mu bitabo. Ndafiwa uva muri ibyo bitabo byawe wowe. Yitegura nyine ugira umwanya wo kusaba. Ese mwamboneye sipe ko yasize inzara? Ariko ubundi sigaye wagiye uca. Sigaye ryoshye. Uyu wagiye. Kuko umunsi wari wagera. Ujya mubona ko nishyiraho. Ushobora gusanga umuntu ukora inzara ntawe uhari. Umva rero cyamfa n'abagore muratangiye. Reka dukore gahunda tugende buri muntu agera mu mirimo tugende no gushyira ibintu ku murongo tubone uko tuzazinduka. Iki twicaje hano rero mwese murakizi. Urumva? Gahunda tuyiziranyeho ko ari ya groupe yacu ko turi abantu bangahe 10. Twebwe batanu n'abamabanga yacu. Yamabanga yacu abatanu. Kandi uvuge gahoro. Ese chapa safari. Arahari kabaryamye se ntimumozo. Ahora aryamye wagiye apasava twumva mama sava wagiye ukabanza ukareka ubundi kukubwira ibyo ntazi ahubwo se yigeza byuka kuva bwacya Marigo. twigiriye Umugabo wawe arakora Twaya kandi agenda aruha se iriya miruho yiwe yo kwirwa mu mafaranga niyo abakenewe twikomereza ariko reka mubwire urabizi neza ko asinziriye arasinziriye ariko umugabo wawe mama ari agaturu kuntu nagatura ariko kihorera twikomereza noneho rero gahunda ukuntu imeze mwire neza turabangutse. shyira hano ariko nawe gikabye cyawe n'umunsi Ariko dafi nabanza foto. Umusaba foto no komande. sana amazi yo gukaraba ukomeze uri gahunda Yego. Hano se mwari muzi kirimo. Ariko se banduza n'amazi ndaje mfoto sana amazi vuba vuba uri kwanga kandi ubanguke ndagira ngo kazana amazi kwita kagenda gashaka kuba ari imandwa yasebuja. mbazi Muri yari manu yo kugana mu sara aho yagiye. Imboga mbise ziva mu nzu. kimva mukoreye manukora n'injoro manakora nijoro Ajya kurikirana ibyijoro twebwe ntidukoze kanu wagatunga gahunda zimeze mu gihe amazi ataraza urumva gahunda niyo ngiyo y'abantu 10 ariko murabizi ko twabwiye abatware bacu n'abandi bantu ko twebwe tuzatugiye guhemba nde didasiene nk'umugore mugenzi wacu biranditse muri group muri papa sava ariko aratanze amafaranga ubwo ingingo ya mbere andika guhemba didasiene andika vuba vuba ingingo ya mbere guhemba didasiene urumva ingingo ya kabiri kabiri rero mu gusohoka hari ikindi yakoteza si. twumva nashyishyiraga ingingo ya kabiri bazagera imyambarire reka mbabwire njyewe ikintu natekereje numvaga mu kujya guhemba didasiene twakwambara amaribaya sibyo urumva tugasohoka mu rugo abagabo babona ko twambaye tukabashishikara bizi neza kandi kagira umunwa Ntagira iribaya n'igisenyi yaranayigira ariko amadira. tuzambara amaribaya n'ibitenge. Uzayibona. Azaniza gitarisho. papa sava yabona ifoto njyewe nambaye idira nagiye gusura abantu twe turabizi abagabo twashatse tuzambara amaribaya murumva tugende duhembe nituva guhemba ingingo ubwo ni imyambarire Zeta twambara turero ariko nakwambarira kwa didasiene yego hatungi ninja yabivuga tuzambarira herero se hariya ariko hari akabari byegeranye no kwa didasiene. nta kuntu waba utakaza ntabwo nakaberwa karahari hino bajya banavuga ngo wata brushette nziza ahantu didasiene atarambara n'icumwe ubwo ingingo noneho ariko amafi nyine aha ngaha abaryoshye ariko ibindi byo ndabyikorera nta kibazo. sobuja ameze ate sobuja yabyutse Databuja. Reka mbanze njye kumureba. ibyo ari byo byose aracyaryamye ashobora kuba akiryamye kuko yabyutse yaba yamamagaye nka muri cyo kunywa singa ushaka aha ngaha tugiye kuganira ibintu by'abadamu ugenda ujye mu gikoni ukurikirana iby'abakuru turikarabya sibyo kandi wibuke komande y'aba banyeshuri bari buze hano Komande. sinongere kukubona upita hano umudamu wawe twizere ko twiteguye ejo rero ese ubundi baje aho uzakorana Umva. ngaho nyaruka genda manu nani ariko nawe abakozi kandi ushobora kuba ukunda amanu urabona akagira amagambo ese undi aya mafi twazi tukaba tuyihuriye tuba tuyaretse tujye mu bandi muvuga ikibazo ingingo ya gatatu guhindura imyambarire
yego reka mbabwenge tuvuga naho ariho ku kabari ko hafi kuki uri kwiganza uradukangisha ngo ni iwawe twese reka dusangane ibitekerezo reka twumve na esipeka uretse mbanze mvuga ikibazo cyanjye ndagira ngo mbabwire ikintu kinya kikambabaza buriya ni ukunyita umukecuru uyu mugore anyita umukecuru kugira ngo noneho tuzagendane mujye kumusebya wajya ndakujyana mwibicamo imigani niba nyiragitari yaremeye kutubamo nuko ari urungano erega gusaza ni mu mutwe nyiragitari gusaza ni mu mutwe ntihagire umuntu ugutera stress uri umukecuru se heye ubu se ndashaje yari yabona hari amenyo aha tuvuye kwa didasiyene tuzambara iki nituva kwa didasiyene tuzakuramo ibyo bitenge tuhite tubishyira muri baga twa dukabutura twahisemo tw'ubururu tw'amajinsi urumva nihatunge musamba ntagire muzatwitegure nakubwiye ngo iki ntugaruke hano nyine genda witegure biriya ubone n'umwanya wo reka natwe tubanze mu kazi kawe sinongere kukubona handi ntabwo nambizi ko kumunyu n'urusenda mwakwikora genda sange wanakoropye igikoni gica aha ngaha iruka muri kwizina inyaruka hatu ndongera kukubona hano turashwana gahunda ni ikindi twatuye kuri nyagitari agakabutura k'ubururu kagera hano uragafite azavariya veve ureko wa mugore we nawe umenye uzankorera irya oya humura gitari veve yanyita yampitana ubwo rero uze tugiye reka mbabwire ibintu propose oya ndafite ingana nawe nyine arazicuruza aguye muzacuruza ndafi fe kuyinkopa nyine umva kiriya nzagikubitira muri sinabyaye kimpe n'udufaranga uze nzakorera gusa noneho ubundi nziba agasengeri kanuza tuzambara amasengeri y'abagabo murabyibuka Simona afite keza kankwira ufana nakajyana buriya Simoni ni imfura ariko oya mama sava warayigura genda aza kuyigurira nta kibazo nge nzajyana iya Simoni ntago yankwera cyagiye yandimbati rwose umva nyivimvira nanjye ndimbati ishatse nayambara yonyine kabutura noneho rero rero yakizemo amabere akayambara akabona yijombyemo amabere yahita njomba kuva kwa Medasiyene udukabutura dufatiraho bisi diregiti gusa tuzafata bisi mwaretse bari abagabo n'ubundi urumva tukabakubitira mu igurira tukabwira ko nitujya kwa didasiyene nibwo twatanze amafaranga twasanze tuzatanga na kado y'umwana bakaduha amafaranga tukazakodesha taxi voiture barumva mbabwire baragabo nibubaka amafaranga bazadukwepa tubabure wibarusha bibagiwe ari imodoka zigenda uziko mwibagiwe yuko n'ibyumba turi kubyishyura none turi kwishyurira ibyumba none ngo tubacira amafaranga avuga dusubire nuko twemeye kuzishyura ibyumba baradukoronije vamo niba utabashaka niba utamushaka vamo genda mushaka mushaka ariko kujya ariko nawe rero umuntu w'umujene nka bariya bose akaza akakwipevera umuguru none babuza abandi babuza okay sawa nyine uri ikintu kirenga mureke mbabwire nimureke tuyishyure nitwe tubakeneye sibyo tubakeneye natwe tuzafata ariko se tuzagenda na bisi wambaye ikabutura na bisi zigenda za passager ariko nziza za private reka da reka mabwire zigera ndabizi ziragenda udukabutura n'amasengeri y'abagabo y'imyeru urumva gitari tuvuze umweru apana imugera kwambara tugomba kuza twambaye amadira abagabo batazayifite ntuzatuvangira twavuze amasengeri y'abagabo amwe y'umweru bambarira mu mashati Simoni nyine kandi uraje wambare amana we kakandi k'imbere nyene uzambara isuti nyahita ntutwicira ibintu ntabwo ndabyica pe ntabwo abyica gahunda irarangiye nakwambije nanjye ndamushaka mwemuretse amafaranga mwayibutsa ko ari 50 turabizi 50 30 yo kurya 20 yo kwishura ibyumba tuzarara nta kibazo ntabwo muzi ikibazo mfite ngewe murumva ngiye namwatse amafaranga yo kujya guhemba didasiyene ahubwo aho imyenda sinzana ndi oya Teresiforo wamubwiye azaza kukurya atari bugwe n'amafaranga ko buriya nubwo nabibahishe Teresiforo yinjye yamutangiye amafaranga yego wishyura shambure gutangira n'amafaranga rero no wawe ari umukeneye cyane ariko umenya nta kibazo nta kintu ubwo rero uyake papa sava wago akora umugore nawe ni nk'abanyamaganga kandi uvuga aha umva gitari duhitemo rero abagabo
mwemuretse ninjye wayoboye inama oya reka rero kuri SP nyine tuvuge ukuntu bigiye kugenda nawe ntuyobore inama ngo wumve yuko wadukandamiza ariko reka sipa abantu oya reka sipa abantu muri ba bagabo bose nagira ngo muze kwibuka mugorora abafite abagabo mubabwira ko tuzajya guhemba ariko kubera impamvu nyine badasene bimutse batuye kure tuzarara hafi aho ngaho kugira ngo twe kurara ijoro aha tugiye kubagabo sasa uzahita muwe mugabo batazatera akavuyo ndahitamo uwe unamwandika muzayinegerane no gusangira mujye mwegerana munaciye azingana ubwanyu reka manze mite mu mwiza reka manze nde wonshaka mureke maze mitema ariko jewe rero mureke mabwire umuntu umva nahitamo ngiye mugomba kumpa rugaba murabizi ko twigeze tunabana twarakundanye ariko mwarashwanye ariko ndacyamukunda oya mwemuretse ariko ntabwo kigeze gashira ngiye mubonanye n'undi muntu byambabaza rero mureke bari mfata rwose nimubare mu mukeneye sepe muheruka rugaba wanyu reka tuze gutya jewe rero oya jewe namwe murabizi nimwirwe mundushya ninde telefone nshuti yanjye ndambiwe akagabo karekare mu bujyakuzimu nta kandi kareshya gutya nshaka igisore kiboga sibyo buriya ntubone ubugufi bwe uriya mugabo ni mugufi koko gusa ni mugufi hose ubu rero ubu none undi gutekereza fata agasongo kuriya kuntu kireshya cya telefone shaka cya gasongo ntazagira urara iruhande rw'icyumba cyawe nkurikije ifemba nkunda akantu gahiye ko kunywa urumva nkunda akantu ko kunywa kandi rero mba maze igihe ntarya n'ikintu bita ifi wa mugani nubwo ndi kuyireba ifi yewe ayiki ngewe ndashaka kwipeza ramazani baranaburiye ngo buriye ngo gukora 90 abamubwiye yarita ugira kategori nyinshi ariko umuntu ijyane yo gutwara iriya kamyo azabasha cyane iriya kamyo Rwanda murabasha iriya fuso Rwanda Urasaba ko ari cyumweru atari azaza ameze yishyura uzagenda umusiba kuki ari we munenze ko mutavuze ahubwo turavuze ngo urashoboye arashoboye rwose njyewe rero banarababaye n'ababeshye reka mbabwire ntabonye umwana wo kwidigiri jabose ngo nongere niyibutsa ahahise yabihewe akora mwana akanyijije uribuka nimbata amufatira moto umva digidigi niwe wanjye arazirikana uno mugore nyandikira digidigi na Margarita mwandike ubwo wiyamamuye ngo mwarakundanye ngo mwagize mute ngo digidigi ntago byashoboka digidigi kubera iki digidigi njyagupanga iyi pikiniki naye namutekerejeho digidigi namwizeho niwe mutima w'uru rugendo gute se digidigi niwe mutima w'iki w'uru rugendo ariko nimureke tworohera ntago byashoboka digidigi oya ngerekana yandika dafi digidigi ntabwo byakora none se gute bitakunda digidigi n'uwanjye wafashe kamano mu buzima kaka cy'amatiku manu yagufata gupostinga manu ariko ninde wamwiteza tuzamwiyamara ubundi twese ko turi abantu kandi turi bakuru aho gupfa umuntu umwe we Marigari ubundi niba digidigi mwarabuhuje mukanabana kumuzi arabwenge uko ayipeza sibyo wamuhaye dafi ese kubera iki ntabwo ngigerageza dafi niyivumbura dafi ari we muntu uzadukorera gahunda yose nashaka yivumbura tubatagese mabanga yinjire njyewe digidigi reka mbabwire ukivugisha gutya ngo digidigi njye nawe twandikanye amateka bivugisha nawe yandika nanjye kagerageza numva ariko ntabwo byakunda Marigari ugerageza hari wafashe amajyambere kugira ngo ubwo biseswe ntabwo byakunda kubera ko mugabanya amagambo sinjye watumyeho sinjye wakoze groupe
pe sinjya bamuje n'abari abagabo ntabwo byakunda urumva ego bakiretse umwana ndavuze ngo ntabwo byashoboka uyu mukezi niwe mwari mugize adimeni wamupe gute siwe adimeni wamupe yagize akaza no kumera no fanta ubu yari nawe ariko baragira amatiku kwirwa mumvuga urumva ngo simbana n'umugabo wanjye ngo umugabo wanjye yarantaye ntago ngiye mbana n'umugabo wanjye hari umuntu utabizi ese ntitwabyumvise mu bana se simbana n'umugabo wanjye ntabwo ibyo bintu ariko birirwa bamvuga ngo ndi indaya ngo nta mugabo ngira ngo twaratandukanye wowe ntawe uzi ko tubana n'umugabo wanjye yavuze byatuma umenaho fanta ko twavuze tuti sinkunda njyewe umuntu mbeshyera njyewe nagize ngo ni mwebwe murimo guhonda ayo mabuye nagumye numva muhonda ankanguye amena umutwe ariko rero papa sava iyo ukora induru niyi cyangwa murarwana mupfiki njyewe ndambiwe abagore birirwa bamvuga ngo simbana narakirimbuzi wawe ariko rero papa sava iyo urenze uburenze kugira ngo abantu tubabone ko ari inyangamugayo bakaba bazanyemo n'ubutiriganya bwo kubeshya ngo abagore turakuvuga ngiye kubivuga utamvuga njyewe ndabivuga nuko gitari turakwiyamye ubundi abantu bakuze bagira umunwa ibyo bintu ko twabikemura ubu nyereka none se si mwebwe biturutse papa sava ariko papa sava kavuga idahiye gitari turakwiyamye ubundi mwamuzanyemo ariko ubundi akakajemo gate yashushe noneho urwaniye ikina dafite nuko namuvuze kandi nasabye urabeshya ntabwo ari byo twasha ndavuze ngo pfungo gitari umunwa wawe ariko se gitari barinda bagweza umwuka wakwicecekeye ntagiceka nyine kuko ari uri kubeshya kuvuga icyo ubundi ubundi usavuga icyo uretse guhinga si ibyo ra niba barakuvuze mukaba mwiyunze hari ikibazo twiyunze ciyazana nta kibazo rwose mbabarire ntabwo nabijyamo n'ukuntu turimo wiwerere rero uceceke cyangwa usohoke ugende sibyo ese ubundi wowe muzararana ninde ufite isengeri ni kwesi pe wowe ni gasongo harya cyangwa ubwo ni rugabo ni rugaba ngo mwegeze gukundanaho muratandukana urenda kongera kwisubiza arewe ubu muragiye murateranye pe mujyaho murabweje ubu se mwamwumva iri dirishya ntabwo rikinguye niko wowe ko ari byo mpora nkubwira warabinyatse amafaranga angahe wenyatse amafaranga angahe ibihumbi 100 icaraho wayineyemo yinyemo none hangahita uhaguruka ugenda unzanira amafaranga 100 ntago njyana nta soni harya ngo kararyama ngo ntago kwicura nyakwicurira mu isanduku we uza guteranyiriza abantu ahangaha ariko marigari nawe hari ese ninde uri gukombora ikuyifuso n'ifuso ni Fiat mwavugaga byose nabyumvise urumva byose nabyumvise rero reka mbabwire amafaranga yanjye mushatse mwakwisubiraho dafise wavuga uti ntago nyibana n'umugabo mwabana mutufite iyo mico muraza mukatubashya mugiye gusura wabyaye ngo muzambara amasengeri uzankubitire isengeri ntabwo ari nzamba uzazimokoza amabere nzazimanika mu gikoni nta soni ubu muturiye imitungo si ikindi kintu mugiyeho tuba tuvuze tuti basi umucuragarutse nduzi ko bamwe mwari mwarigize abatajya aho abandi ababyaye bari ngo mubasure wagize ibyago mutamutabara wagize ute ubwo natwe twari tuzigamaye ngo mwagaruye umuco none ni ukuduca inyuma reka ndenge none utarangeraho mu nzu ngo umpe amafaranga yawe n'umunwa wawe